umva nkugira inama iruta izindi zizakubaka mu buzima bwawe bw'urukundo. Inama ya mbere, nubona ufite umuntu ugukunda kandi akakwitaho, ntuzatekereze ko yabuze undi, ahubwo ujye ubimwubahira. Inama ya kabiri, uzirinde kwihenura ku muntu ugukunda kuko ushobora kuzamwifuza nawe atakikwifuza. Inama ya gatatu, jya umenya ko amahirwe ufite yo gukundwa utazayahorana, bityo uha agaciro ugukunda kandi ubimwubahire. Inama ya kane, ntabwo umuntu mukundana ari marayika, ntagukosereza ujye umubabarira kuko nawe byaba gutyo. Inama ya gatanu, jya ukora uko ushoboye wirinde kubera umukunzi wawe umutwaro cyangwa ikigusha, kuko wazamutera kwicuza impamvu yakumenye. Inama ya gatandatu, ibuka ko nta rukundo rutubaha Imana, ahubwo ibyo bibarira hano irari ry'umubiri si urukundo. Nubwo ibi byose wabikora, uzirinde kuba igikoresho cy'umuntu ngo nuko agukunda, kuko namara kukurungura ukazakujugunye.